Menya inkomoko y'izina Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. Nk'uko Superstar TV Show igenda ibagezaho inkomoko n'inyito z'ahantu hatandukanye mu Rwanda kugira ngo abantu barusheho kumenya amateka ndetse banayabungabunge, yabakusanyirije amwe mu mateka asobanura inkomoko y'izina Kigali. Iyo uvuze izina Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda, abantu benshi bahita bumva umujyi wuje w'iterambere kuruta indi mijyi yose yo mu Rwanda, urangwa n'isuku utasanga mu yindi mijyi y'igihugu. Iri zina ry'umurwa mukuru w'u Rwanda rikaba rikomoka ku musozi wa Kigali uzwi nka Mont Kigali hagati y'ikinyejana cya 14 na 15 ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya. Uyu murwa mukuru w'u Rwanda kuva wahangwa kugeza n'ubu wagiye waguka, yaba mu kongera ibikorwa remezo ndetse no kwagura ibice biwugize. Umusizi akaba n'umuhanga mu mateka y'u Rwanda Nsanzabera Jean de Dieu yaganiriye na Superstar TV Show maze ayitangariza inkomoko y'izina Kigali. Ati ubundi uyu musozi wa Mont Kigali hari Ubugesera, uwitwa Cyilima Rugwe yahatuye ashaka kwiyenza ku mwami Nsoro Bihembwe w'Ubugesera ngo amutere. Icyo gihe Nsoro Bihembo yarahamurekeye, ari nacyo cyatumye nyuma yaho amwambura umugore we witwa Nyanguge za Sagashya aramutwara, ari nawe babyaranye na Mukobanya, akaba ariyo mpamvu uwo Nyanguge bamuciragaho umugani ko yari umugore w'abami babiri kuko yari yararongowe n'umwami w'Ubugesera Nsoro Bihembe ndetse n'umwami w'u Rwanda Cyilima Rugwe. Nsanzabera avuga ko nyuma yo gutanga umwami Cyilima Rugwe yasimbuwe ku ngoma n'umuhungu we Kigeli Mukobanya. Kuri iyi ngoma nibwo Abanyoro bari bafite ubwami bukomeye cyane muri aka gace, bikoze mu gitero cyabo cya mbere batera u Rwanda banyuze mu bice bibiri, abanyuze mu Ndorwa y'Iburasirazuba bogeza muri ibyo bice byose ntawubakoma imbere, bahinguka mu Bwanacyambwe. Icyo gihe umwami waho Nkuba ya Nyabakonjo abaha inzira buhamya bagana ku ngoro y'umwami yari i Ntora ahazwi nko ku Gisozi ubu. Ingoro y'umwami barayitwika, urugamba rurasakirana ubwo, kugeza u Rwanda rutsinze Abanyoro. Umwami Mukobanya wari ufite imitwe y'ingabo zizi kurwana yakomeje kurwara inzika u Bwanacyambwe kuko bwahaye inzira ingabo z'Abanyoro zigatera u Rwanda. Ati nuko Kigeli Mukobanya afata imiheto yambarira urugamba aragenda atera umwami w'u Bwanacyambwe witwa Nkuba ya Nyabakonjo wari utuye mu Giporoso ahahoze Sare Motoro, nuko aramwica, ingoma y'u Bwanacyambwe yigarurira icyo. Mu gutanga izina Kigeli Mukobanya yaraje ahagarara ku gasongero k'umusozi wa Kigali aho yari yitegeye Uburiza bwigaruriwe na se Cyilima Rugwe, areba igice cya Gasabo ya kera, noneho areba umurambi w'i Bwanacyambwe bwose aho uherereye kuri Mont Kigali, ukambuka Kicukiro ugafata Nyarugenge ugafata na Rwamagana y'Iburasirazuba. Nuko aravuga ati cya gihugu ntabwo kikiri icy'imisozi irindwi ahubwo noneho cyabaye Kigali. Kuva icyo gihe umusozi uhakura iryo zina witwa Kigali cya Bwanacyambwe. Iri zina Kigali ryavuzwe ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya watwaye u Rwanda ahasaga mu mwaka w'1378 kugeza mu mwaka w'1411. Ngiyo inkomoko y'izina Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. Izina Kigali rikaba ribumbatiye ingingo yo kwaguka, bivuga ikintu cyagutse. Uretse kuba kuri uyu musozi wa Mont Kigali ukirangwaho ibigabiro by'abami, ni naho haberaga umuhango wo gusabira umutima w'u Rwanda nk'uko Nsanzabera akomeza abivuga. Ati basabaga umutima w'u Rwanda bavuga bati Abanyarwanda bagire umutima, u Rwanda rugire umutima, igihugu kigire ubuhoro, kizire ubusame, kigire uburame.
Kugeza ubu uyu musozi usigaye ukorerwaho ibikorwa by'ubukerarugendo, aho abantu batandukanye bajya kuhatemberera no kuharuhukira. Uyu musozi wa Kigali ukora ku mirenge ya Nyamirambo, Mageragere, Kigali na Kimisagara yose yo mu karere ka Nyarugenge. Ngiyo inkomoko y'izina Kigali.